Emeye mu kibuno ariko. Nongeye kubasuhuza kunzi ba Clever Rwanda, nongera kubashimira buri muntu wese urahanga wakoze subscribe nawe turayikora, ndagusaba kuyikora. Mushishikariza ko ahanga ariho hano uzajya ubona ibintu byiza kandi ibintu byizewe hano kuri Clever Rwanda. Mwakomeje kubona ku mafoto cyane cyane ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter bacicikana cyangwa no kuri za Instagram, mwumva no bitangaza amakuru bitandukanye, ibintu byari koroje cyangwa inkuru ikomeje kwibazwaho n'abantu benshi batandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umukobwa witwa Emeline yabaye Emeline, ariko uyu Emeline ku batamuzi neza ubundi yitwa Kwizera Emeline. Ni umwe mu bakobwa bigeze kugaragara ubwo The Ben cyangwa yamamaye ubwo The Ben yamufataga mu mayunguyungu akurura ikintu bita ishanga. No igihe The Ben yari ari mu karere ka Musanze, hari coffee shop yari agiye gufungura, ubwo bari kwifotozanya cyangwa ari kumusaba agafoto nk'umuntu w'umustar, aza kumufata mu mayunguyungu akurura ishanga. Icyo gihe n'umukobwa yaje kwamara cyane cyangwa atangiye kuvugwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane. Nyuma yaho gato yaje kongera kugaragara yanyweye inzoga, yasinze, yandagaye, ari mu muhanda. Ariko uyu munsi si ibyo ngibyo, uyu munsi noneho haje kugaragara amavideo cyangwa haje gusohoka uruhererekane rw'amavideo ari kwikinisha. Ndagusaba uri kureba kino kiganiro niba ushaka amavideo, ndagusaba niba unyandikire kuri social media zanjye yakawuti amavideo rwose ndafite yagiye hanze. Yandikire kuri haba kuri Instagram ni Clever Rwanda, kuri X ni Clever Rwanda, no kuri TikTok ni Clever Rwanda. Niba ushaka amavideo unyandikire nyakwihere, kuko Emeline yabaye Emeline ariko na amavideo ateye ubwoba, aho bamwe besha ari kubyibazaho tise no mukobwa byagenze gute. Ndaza kukumvisha n'amajwi yaje gufarwa cyangwa amajwi yaje gusohoka ubwo bari mu bino bikorwa byo kwikinisha, kuko ntago ari we wenyine ari kumwe n'abandi bakobwa, aho yumvikanamo avuga ijambo cyangwa avugamo izina ry'ikindi cyamara hano mu Rwanda kizwi nka Brian. Uno mukobwa Emeline cyangwa Kwizera Emeline ku mazina ye yose yahawe n'ababyeyi. Ni video yagaragara ari gufata icupa rya Heineken ariseseka mu gitsina kiwe, abikora inshuro nyinshi, akongera asesekamo. Ibindi bintu byatangiye kwibazwaho n'abantu benshi, ati se uno muntu uri gufata icupa rya Heineken ryose akaryinjiza mu gitsina kiwe ari kwikinisha, ibi bintu bishatse kuvuga iki? Bamwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa mu byamamare bizwi hano mu Rwanda, urugero twatanga nka Kenisi, ubwo bari mu kiganiro cya mu gitondo gitambuka kuri Radio 1 ndi TV1 ari kumwe na mugenzi we Kenisi, yaje gutangaza amagambo akomeye cyane avuga yuko bino bintu atari ibintu by'u Rwanda, ko bano bakobwa baba banywa ibiyobyabwenge cyangwa bafite ibindi bintu bindi biri kubakoresha. We afata umwanzuro yuko uyu mukobwa Emeline cyangwa n'abandi bagenzi be babonwa bajyana gufungwa cyangwa kanirwa rubakwiye, kuko bari kwangiza societe cyangwa bari kwangiza rubanda, bigisha n'abandi bana imico. Ibintu rwose nawe uri kubireba, ndagusaba uri kuri amafoto, ariko ndakongera kukubwira yuko niba ushaka video ziwe ya kuri social media account zanjye hose ni Clever Rwanda, haba Instagram cyangwa TikTok na Twitter, ubwo ni yahoze ari X, unyandikire nguhereze zino video zamaze kujya hanze already. Abantu benshi bari kugenda bazisaba cyane, ariko ngenda gusaba we niba ushaka video nge nyandikira kandi ukandi na subscribe niba utarayikanda, ubundi nguhe video kuko ni ibintu byarangije gusohoka. Angeli Mutabaruka we ubwo bari muri kino kiganiro yaje kuvuga ko bana bakobwa b'i Kigali cyangwa abantu bakobwa usanga ari abantu babanywe ibiyobyabwenge cyangwa ari abantu bafata ibitabi. We anahamya yuko atari ibikorwa cyangwa atari amavide gusa bakoresha, n'ibindi bintu bakoresha. Atanze urugero ko bakoresha n'abakoresha za kokombure cyangwa bakoresha n'ibindi bintu amakaroti, kandi ugasanga ari ibintu basakaza muri rubanda, ugasanga bizagira ingaruka ku miryango yabo cyangwa ku ubuzima bwabo ku gihe kizaza. Ndagusaba uri kureba video utarakanda subscribe, ukomeze dukurikirane kino kiganiro gisharinge. Ndagusaba niba ushaka zino video nyandikira ku rubuga rwanjye rwa Instagram cyangwa X, ujyeho nawe kandi follow, ubundi nkwihere video. Ni ibintu byamaze kujya hanze, ariko ni ibintu ubona bidakwiye cyangwa bidakwiye mu muryango nyarwanda. Ana namwe mu magambo cyangwa amagambo babashije kuvuga, kuko ahanga kuri YouTube ntabwo twabasha kuri playinga, ni ibintu bitabyemewe, ariko niwishaka ndagusaba wowe nyandikire ndayiguha. Ano namwe mu magambo bakoreshaga cyangwa mu magambo bavugaga mu gihe bari muri buno ibikorwa by'urukozasoni, bari kwikinisha abandi, bari mu businzi. Ano namwe mu magambo bavugaga. Ndagusaba uri kure no video turakanda subscribe kugira ngo ubashe kubona ibintu byiza kandi byize ubonera igihe hano kuri Clever Rwanda. Reba ari kunkura mu bintu. Emeline waretse kunkura mu bintu katari ibyawe. Brian yarambwiye ngo njye mbirinda.
kandi ni izina ry'Imana nzambwira ko iyi video ukuri kandi atasobanumye ngo njye nkurindira ibintu iya narasa kubirinda rukunkora yemerera ngabanya ubwo icyo gifuri cyakubikoraho unozorashaka gushyiraho ingufuri reka urasarinde kuri ntoki nigende none se wigende kuri kunkorakoraho ibyo mbona emeye mu kibuno ariko emerera inzira ndashaka kuninya noneho kubera ubwo ndashaka uziko mbizi byawe kubera ubwo wakunda uri kunkorakora ndashaka ibintu ngarika turafata video nta kibazo ndazakira ibintu ngaho ngwino ngo setinga kamera ariko emeri waretse ibintu byateje kandi kubirinda ako se emeri kuri seriye ngareka nyine ngo maneza rero naze ko udafite digido ubu ngubu yakuba yinjiyemo ariko ngufu nta n'isoni ngiye mfite umugabo emeri ibeshye njye mu matako ngiye ku mayeri uri amayeri se uri sheri wanjye reka ntucire amasoro yawe ku kuguru kwanjye warunadishije ku kibuno cyawe emeri uzongeye gusajya ye ndagukubita emeri ntukazajya unyinisha emeri nagukubita nkaguha amabere yose y'iwanyu na mama wawe na bene wanyu mvaho tujya kwikinishiriza hirya bro mvaho emerine ntukazajya unyinisha